Mbahaye ikaze bene data kuri uyu murongo wacu w'ivugabutumwa tegura umugeni wa Kristo muri kumwe nanjye Jean Claude Karinijabo. Uyu munsi turakomeza twiga igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, turatangirira ku bice 10, ubushize twahagarikiye ku gice cya 9 cy'igitabo cya Daniyeli. Reka dusenge Imana. Mana ihoraho muremyi wacu mutangabugingo, turagushima Mana kubera uyu mwanya twongeye kubona, hari hashize agahe gato tutagarutse muri iki gitabo kubera impamvu zitandukanye, ariko mwami turagushima ko watubashishije. Ubane natwe, ubane n'abari bunyumva uyu munsi, ubane nanjye n'ibyo ndi buvuge mwami, akanwa kanjye kayoborwe na mwuka wawe wera, kugira ngo itorero ryawe iryo witoranirije, iryo waguze amaraso yawe ribashe kumva icyo umwuka ashaka kuribwira uyu munsi. Urakoze Data ugira neza kandi ukiranuka, ubuntu n'imbabazi ni ibyawe, kandi icyubahiro cyose gikomeze kikugarukire none n'iteka ryose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Bene data rero ndagira ngo mbabwire ko ibice bitatu bya nyuma by'igitabo cya Daniyeli aribyo tugiye gutangira, ni ukuvuga guhera kuri iki gice cya 10 kugeza ku gice cya 12 nacyo cya nyuma. Ibyo bice uko ari bitatu bikubiyemo inkuru imwe ivuga ku mayerekwa Daniyeli yagize mu myaka ye ya nyuma, ubwo yari mu gihugu yari yarajyanywemo ari umunyagano, akiri umusore w'ingimbi, kumwe na ba bagenzi be babiri n'abandi bantu batatu n'abandi benshi, ariko bo tutabwiwe amazina. Abo twabwiwe amazina muri iki gitabo ni ba bandi batatu nyine, ni Shadraki, Meshaki na Abedenego. Iyerekwa nyamukuru turisanga mu gice cya 11. Iyerekwa rya nyuma turibona cyane cyane mu gice cya 11, ni ukuvuga ni mu isomo rizakurikira. Iki gice cya 10 dutangiye, igice cya 10 cy'igitabo cya Daniyeli ni nka introduction, ni nko kutubwira intandaro z'iryo yerekwa tuzabona ubutaha mu gice cya 11, rikazasorwa nyine n'igice cya 12. Muri iki gice cya 10 Daniyeli atubwira uko byatangiye, uko byagenze. Umurongo wa mbere w'igice cya 10 aratubwira ati: mu mwaka wa gatatu wo ku ngoma ya Kuro umwami w'Ubuperesi, Imana yahishuriye Daniyeli wahimbwe Beluteshazari ubutumwa bwayo. Ubwo butumwa ni ubw'ukuri kandi bwamenyeshaga intambara ikomeye. Daniyeli yasobanuriwe mu ibonekerwa cyangwa se mu iyerekwa. Umurongo wa kabiri: muri iyo minsi njyewe Daniyeli namaze ibyumweru bitatu ndira, sinigeze ndya inyama cyangwa ibindi byo kurya byiza, sinigeze nywa divayi, nta nubwo nigeze nisiga amavuta, kugeza ubwo ibyo byumweru bitatu bishize. Amen. Tumaze gusoma kuri iyerekwa Daniyeli yarigize hashize imyaka 3 umwami Kuro cyangwa Cyrus mu gifaransa, Cyrus mu cyongereza, hashize imyaka 3 yimye ingoma. Icyo gihe Daniyeli yari umukambwe ugeze ku myaka isaga 80, yari yarabonye ingoma ya Nabukodinezeri igera mu bushorishori bwayo, abona abana n'abuzukuru ba Nabukodineza basimburana ku ngoma z'i Babuloni, ndetse abona na za ngabo z'Abamede n'Abaperesi zinjira muri uwo mutamenwa, muri wa mutamenwa wa Babuloni, maze zigwa gitumo Belushazari, umwuzukuru cyangwa umwuzukuruza wa Nabukodineza. Mu gihe uwo mugabo Belushazari yari yibereye mu isi y'indwe rivanze n'ubudabagizi, ziramwivugana. Murabyibuka mu gice cya 5 tubona ikiganza kitagira umuntu cyandika ku rukuta. Yewe turabyibuka. Amen. None ubu imyaka 3 rero yari ishize zihindura imirishyo aho i Babuloni, umurwa wa Babuloni n'impugu zayo byari byaravuye mu maboko y'abuzukuru ba Nabukodineza, hanyuma ujya mu maboko y'Abamede n'Abaperesi. Mu gice cya 9 twabonye ko uyu mwami Kuro ari we Uwiteka yakoze ku mutima, maze aza kudohorera Abayuda bari bari i Babuloni, abemerera gusubira mu gihugu cyabo cya gakondo, ndetse anabaha n'uburenganzira, yewe abaha n'ubufasha bwo kujya gusana inkuta z'i Yerusalemu zari zimaze imyaka isaga 70 zarasenyutse. Ni ukuvuga rero ko iri yerekwa Daniyeli yarigize mu gihe Abayisiraheli bamwe bari baratangiye gusubira mu gihugu cyabo. Ku murongo wa 2 twasomye ngo muri iyo minsi njyewe Daniyeli namaze ibyumweru bitatu ndira. Twakwibaza tutese ni iki cyatumye Daniyeli ajya mu cyunamo cyo kurira no kuboroga igihe cy'ibyumweru bitatu byose, kandi bisa nkaho bigaragara ko Abayuda bari baratangiye kuvanwaho igisuzuguriro cyo bakavanwa mu gihugu cyabo cy'ubunyage, bakemererwa gusubira mu gihugu cyabo. Ijambo ry'Imana ntabwo ritubwira icyari cyateye Daniyeli gusenga yibabaza, yiyima ibyo kurya byiza ndetse akareka kwisiga amavuta.
ariko dushobora kugerageza tukagenekereza tukumva icyabimuteye dukurikije les circonstances, ni ukuvuga dukurikije uko ibintu byari biteye muri iyo myaka. Umwami Kuro amaze guha uburenganzira abayuda ngo basubire mu gihugu cyabo, umubare muto cyane niwo witabiriye icyo gikorwa cyo gusubira i Buyuda. Ibyo ni amateka abitubwira, iyo ubisomye mu gitabo cya Ezira ubona ari umubare muto cyane wemeye gusubirayo, abandi bigumira i Babuloni. Abendi benshi bishimiye kuguma i Babuloni bari barahatuye. Gusubira i Yerusalemu no gusana ingoro y'Imana yari yarasenyutse cyari ikintu gikomeye cyane ku Bayuda, kuko byabahaga uburenganzira bwo kongera kwambariza Uwiteka Imana yabo, Imana y'abasekuruza babo, mu ngoro ye nk'uko yari yarabitegetse no mu buryo bwemewe n'amategeko. Ibitambo bikongera bigaturwa n'igisuzuguriro kikava ku bwoko bw'Imana. Birashoboka rero ko Daniyeli yabonye uwo mwete muke winjiye mu Bayisiraheli nyuma yo kumara iyo myaka 70 mu bunyage, bakabona ntabwo bashaka gusubira mu gihugu cyabo. Kuba umubare munini wabo utari ugishishikajwe na gakondo yabo, byashoboka ko ari byo byateye Daniyeli agahinda, bigatuma afata iminsi yo gusenga yibabaza. Naho kuri Daniyeli we mwavuga muti ese ni kuki atasubiyeyo? Ariko muribuka ko twavuze ko Abamedi n'Abaperesi bigarurira Babiloni Daniyeli yari afite imyaka hafi 80, kandi murabyumva ko icyo gihe nta modoka yabagaho, nta train, nta ndege zabagaho kugira ngo zizafashe uwo musaza urwo rugendo rw'ibirometero bisaga 2000 kuva i Babuloni usubira i Babuloni usubira i Yerusalemu, ujya i Yerusalemu uzabirebe kuri mapu, ni nk'ibirometero 2000, kandi icyo gihe ntabwo bagendaga mu murongo ugororotse kuko bagombaga kunyura mu misozi ya ruguru, ahandi hari ubutayu. Ikindi ariko ni uko Daniyeli yari afite n'umwanya ukomeye aho ngaho mu buyobozi bwa Babuloni, aho ngaho mu Buperesi, mu bwami bw'Abaperesi, ku buryo kuguma muri uwo mwanya ahubwo byari bifitiye akamaro kanini inzu ya Isirayeli, ubwoko bwa Isirayeli, kuko wari umwanya wegereye ahafatirwa ibyemezo byo mu buyobozi, ibyo byemezo byashoboraga kugira ingaruka ku bwoko bwa Isirayeli. Daniyeli rero akaba yarahisemo kugumaho kugira ngo abicungire hafi. Ariko icyari gihangayikishije Daniyeli kurushaho nuko yari akomeje gutekereza kuri bya bisobanuro marayika yari yaramuhaye. Muri bisobanuro yari yaramuhaye mu gice cya 9 ku byerekeye bya byumweru 70 twaganiriyeho muri icyo gice cya 9, amubwira ko gutahwa kw'Abayuda bava i Babuloni atari ryo herezo ry'uruzerero rw'Abayisirayeli, ko ahubwo hari indi myaka myinshi cyane iri imbere, ndetse izasorwa n'indi mibabaro ikomeye mbere y'uko intebe ya Dawidi yongera kwicarwaho n'intare yo mu muryango wa Yuda n'umuzukuruza wa Dawidi. Nta gushidikanya ko Daniyeli yakomeje kuremererwa n'ubukana bw'ibyo yeretswe bizagwirira abo mu nzu ya Isirayeli mu myaka yindi iri imbere, ndetse bikaba bishoboka ko yari ariho yinginga Uwiteka kugira ngo yoroshye uburemere bw'ibyo bihano yari amaze kwerekwa. Nyuma y'iminsi 21 Uwiteka yahise atuma kuri Daniyeli intumwa idasanzwe, umushyizi udasanzwe. Ku murongo wa 5 haratubwira ngo Daniyeli yari ahagaze ku nkombe z'umugezi wa Tigre, urwo ni uruzi runyura hagati mu murwa wa Babiloni. Daniyeli ngo yubuye amaso abona umuntu. Turabisoma guhereye ku murongo wa 4 ngo ariko ku munsi wa 24 w'ukwezi kwa mbere, nari ku nkombe y'uruzi runini rwa Tigris. Nubuye amaso kugira ngo ndebe, mbona umuntu wambaye imyambaro yera, akenyeje umukandara w'izahabu inoze yacukuwe ufazi. Umubiri we wasaga na yasipi, mu maso ye harabagiranaga nk'umurabyo, amaso ye habengeranaga nk'indimi z'umuriro, amaboko n'amaguru bye byari bimeze nk'umuringa unoze. Iyo yavugaga wagira ngo ni amajwi y'abantu benshi. Ibi bisobanuro bya Daniyeli kuri uyu mugabo bihuye n'ibyo yatanze kuri wa wundi wamugendereye mu gice cya 8, aho uwo muntu uvugwa muri icyo gice yari ari hagati y'inkombe zombi z'urwo ruzi. Ni ukuvuga ko uwo muntu Daniyeli yeretswe ntabwo yari ari mu mazi rwagati, ntabwo yagendaga hejuru y'amazi nk'uko Yesu yigeze kugenda hejuru y'amazi, ahubwo yari ari hejuru mu kirere, yari ahagaze mu kirere hejuru y'amazi, mbese ameze nka kwa kundi kajugujugu ihagarara mu kirere ahantu hamwe itava aho iri. Daniyeli igice cya 8 umurongo wa 15 turasoma ngo nkitegereza ibyo neretswe kandi nkigerageza kubisobanukirwa, mbona
usa n'umuntu ahagaze imbere yanjye, numva ijwi ry'umuntu riturutse ku ruzi rwa Ulayi rimbwira riti, Gaburiyeli we, sobanurira uwo muntu ibyo yeretswe. Nk'uko twabibonye mu gice cya munani rero, umuntu Daniyeli yabonye ahagaze mu kirere hejuru y'amazi y'uruzi rwa Tigre, yahamagaye marayika Gaburiyeli amutegeka guha Daniyeli ibisobanuro ku byo yeretswe. Nitugera ku gice cya 12 cy'iki gitabo, tuzongera nanone tubona uyu mugabo agaragara hejuru y'amazi y'urwo ruzi. Ariko hano mu gice cya 10, Daniyeli adusobanuriye uko uwo muntu yasaga, ariko mu magambo make twavuga ko yateraga ibishashi nk'izuba ryo ku manywa y'ihangu. Hariho ahandi hantu muri Bibiliya dusanga iyerekwa risa neza neza nk'iri. Ni mu byahishuriwe Yohana, igitabo cy'ibyahishuwe, igice cya mbere, umurongo wa 10 kugeza ku wa 15. Aha tuhasanga ubusobanuro bwerekana uko Yesu Kristo yiyeretse Yohana ari mu kirwa cya Patimo, kandi hagaragaza isano rikomeye hagati y'igitabo cya Daniyeli n'igitabo cy'ibyahishuwe. Ari Daniyeli ari na Yohana mu kirwa cya Patimo, bose batewe ubwoba bwinshi no kwigaragaza kwa Yesu mu cyubahiro cy'ubumana bwe, cyangwa se mu cyubahiro cy'ikuzo rye. Kugira ubwoba no kugwa igihumure ni ikintu kimenyerewe kuri buri muntu, kuri buri kiremwa muntu gihuye n'Imana, kuko Imana izirana n'icyaha n'igisa nacyo. Kubera ko kamere yacu y'ibyaha iturimo idashobora guhagarara imbere y'Imana yera, kamere muntu, kamere y'umubiri wacumuye ihita itenteburwa no kubona ubwiza bw'Imana, ku buryo n'umuntu nka Daniyeli wagaragaweho imyitwarire yo kubaha no gutinya Imana atabura kugwa igihumuri iyo ahuye n'ubwo bwiza bw'Uwiteka. Ubwiza bw'Imana buratangaje. Kurebera hafi cyane ubwiza bw'Imana byanze bikunze bigira ingaruka ku muntu uwo ari we wese. Muribuka ko Uwiteka igihe Mose yamusabaga kumwerekana, aramubwira ati, ntabwo wambona umbonye wapfa. Uyu turimo kuvuga hano ni Yesu Kristo, ari ishusho y'Imana itaboneka. Rero byanze bikunze kurebera hafi cyane ubwiza bw'Imana byanze bikunze bigira ingaruka ku muntu uwo ari we wese ucyambaye umubiri wa kamere. Niyo mpamvu na bagenzi ba Daniyeli, ba bandi bari bari kumwe nawe igihe yagiraga iryo bonekerwa cyangwa iryo yerekwa, nubwo ntacyo bo babonye, ntabwo byababujije gushya ubwoba, bakiruka bakajya kwihisha. Ibi nabyo byabaye kuri Adamu n'umugore we mu busitani bwa Edeni bamaze gucumura. Uwiteka yabaye agihuka mu busitani uko yari asanzwe abigenza, aje gusabana nabo. Icyo gihe baramaze gucumura, nabo bahise bashya ubwoba, bahita bahunga bajya kwihisha, bitagombye no kubasaba, batagombye no kwibaza ati ni iki. Uwo mwanya automatically bahise bajya kwihisha. Daniyeli rero igice cya 10 umurongo wa 7, Daniyeli aratubwira ati, nije Daniyeli gusa wabonye ibyo neretswe ibyo, ariko abantu twari kumwe ntibarakabibona, ahubwo bahinze umushyitsi cyane, barahunga barihisha. Nuko nsigara njyenyine nitegereza iryo yerekwa rikomeye. Byanteye gucika intege, umubiri wanjye usigara umeze nk'uwapfuye, nsigara nta mbaraga mfite. Ariko numvaga ijwi ry'amagambo ye, nkiryumva ngwa nubamye, ndarabirana nk'usinziriye. Nuko ikiganza kinkoraho kiranyegura, ndapfukama, nshinga ibiganza, mpinda umushyitsi. Nuko uwo muntu arambwira ati, yewe Daniyeli watoneshejwe n'Imana, umva icyo amagambo nkubwira asobanura. Haguruka, dore Imana yakuntumyeho. Akimara kumbwira ayo magambo, mpita mpaguruka, mpinda umushyitsi. Daniyeli amaze kubona Yesu mu cyubahiro cye cy'ubumana mbere y'uko yigira umuntu, icyakurikiyeho nuko yakwise yikubita hasi yubamye, amera nk'umuntu uguye muri koma. Uyu kandi twabibonye, Daniyeli wa muntu tuzi ko Imana yamuhisemo imugira igikoresho kugira ngo imuhishurire ibizabaho, ari nacyo cyatumye imugendera. Uyu ni wa wundi Daniyeli, gukiranuka kwe kw'intangarugero kwabaye ikirangirire, kugeza ubwo hari aho Uwiteka yavuze abwira umuhanuzi Ezekiyeli ati, hari amahano yaragiye kuba. Ezekiyeli arimo yinginga Uwiteka ngo ayo mahano aveho. Uwiteka abwira Daniyeli ngo, mwana w'umuntu, abwira Ezekiyeli ngo, mwana w'umuntu, igihugu nikinkorera icyaha kigacumura, nanjye nkakiramburaho ukuboko kwanjye, nkabavaniraho ibyo, maze nkagiteza inzara, nkagitsembamo abantu n'amatungo. Naho cyaba kirimo abantu batatu, Nowa, Daniyeli na Yobu,
mwumve Nowa, Daniyeli na Yobu Uwiteka bafataga nk'abakiranutsi cyane. Gukiranuka kwabo kwakiza ubwabo bugingo gusa, niko Uwiteka avuze. Kuba Daniyeli yari umukiranutsi w'intangarugero, ntabwo ubukiranutsi bwe bwamushyiraga ku rwego rwo guhagarara yemye imbere y'Imana yigaragarije muri Yesu Kristo mbere yo kwigira umuntu. Ku murongo wa 7 twasomye ngo ni njye Daniyeli gusa nabonye ibyo neretswe, ariko abantu twari kumwe ntibarakabibona, ahubwo bahinze umushyitsi cyane barahunga barihisha. Abagabo bandi bari bahagararanye na Daniyeli ntacyo babonye, ntabwo babonye ibyo Daniyeli yabonye, ariko bumvise umubiri wabo, babumvise ko mu mubiri wabo hari aho hantu harimo kubera ikintu kidasanzwe mu buryo bw'umwuka. Icyo bakoze rero ni ugukizwa n'amaguru. Bari bari kumwe na Daniyeli ariko ntabwo babonye ibyo Daniyeli yabonye. Ibi kandi rero hari ikintu bigomba kutwigisha ku byerekeranye n'isi y'umwuka, bene data, ibyo bita isi y'umwuka, the spiritual world, cyangwa se le monde spirituel. Birashoboka ko aho mpagaze, birashoboka ko aho uhagaze, birashoboka ko aho dutuye, aho twiriwe, aho wiriwe, hashobora kuba hari kubera ikintu gikomeye mu buryo bw'umwuka, ariko ntuzigere urabukwa, ntuzigere umenya ibyabaye. Uwiteka ashobora kuba ari gukorera iruhande rwawe, mu rugo rwawe, muri karitsiye yawe cyangwa mu gihugu cyawe, ariko wowe ntiwigere urabukwa. Ukibwira ko ari ibisazi by'abantu, ukibwira ko ari imiyaga ihuha bidasanzwe, ndetse ukaba wahungabana ugahunga, ariko ntiwigere ugikura mu mirimo Uwiteka arimo gukoreraho uri mu gihe runaka. Twabonye rero ko Uwiteka yohereje marayika kugira ngo asubize agatege muri Daniyeli amaze abone gukomeza kumva ubutumwa yari yamugeneye. Ku murongo wa 10 haragira hati nuko ikiganza kinkoraho kiranyegura, ndapfukama. Uwo ni Daniyeli uri kuvuga, nshinga ibiganza mpinda imishyitsi. Iki ni kimwe cyangwa se iri ni rimwe mu bitandukaniro riri hagati ya marayika n'Imana. Abamarayika bo bashobora kwegera abana b'abantu bagashyikirana nabo bakabakoraho nta kibazo. Ni nayo mpamvu abamarayika Bibiliya itubwira ko arizo ntumwa Imana ituma ku bantu, kugira ngo Imana yizire ubwayo, kubera ko muri iki gihe tucyambaye umubiri w'ibicumuro, ntabwo tubasha kwegerana n'ubwiza bw'Imana, nibyo twigize gukomozaho haruguru. Bityo rero uriya wiyeretse Daniyeli ari hejuru y'uruzi rwa Ulayi ni Yesu Kristo mbere yo kwigira umuntu kwe. Niwe warahagaze hejuru rwa ruzi, ahita asaba marayika Gaburiyeli kuba ari gukomeza ikiganiro na Daniyeli, maze marayika ategeka Daniyeli guhagarara neza kugira ngo ashobore kwakira iryo hishurirwa ryari riturutse ku Mwami Imana. Nubwo yari agifite ubwoba rero, Daniyeli akomeza atubwira ko yabashije guhaguruka, noneho akatubwira n'icyakurikiyeho. Ku murongo wa 12 ni Daniyeli ukomeza kutubwira, ahera ko arambwira ati, uwo ni Gaburiyeli abwira Daniyeli, witinya Daniyeli, kuko uhereye ku munsi watangiriyeho gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amagambo yawe yarumviswe kandi niyanzanye. Ariko umutware w'ibwami bw'Ubuperesi, mu zindi mvugo handitsemo ngo ikinyabutware cyo mu Buperesi, yamaze iminsi 21 ambuza. Nyuma Mikayeli, umwe wo mu batware bakomeye, aza kuntabara kubera ko nari natindijwe n'ikinyabutware cyo mu Buperesi. Ubu bwari bubaye ubugira kabiri marayika Gaburiyeli yoherejwe nk'igisubizo ku isengesho Daniyeli yari yahoze asenga, yari amaze igihe asenga. Muribuka ubwo yazaga bwa mbere mu gice cya 9, yaje Daniyeli atararangiza no gusenga, maze aramubwira ati, ugitangira gusenga no kwinginga nahise noherezwa. Daniyeli ntabwo yamaze ibyumweru 3 asenga ngo noneho nyuma y'ibyumweru 3 Uwiteka abone kumuha igisubizo ku isengesho rye, kuko twasomye ngo agitangira gusenga Imana yaramwumvise, ikimara kumwumva imuherereza igisubizo. Ariko kuri iyi nshuro marayika Gaburiyeli yaramubwiye ko yamaze ibyumweru 3 yarananiwe kumugezaho igisubizo yaramuzaniye, kubera ko yageze mu nzira ahahurira n'umwanzi bakabanza guhangana, kubera ko yari yamubujije gutambuka. Dufatiye ku magambo marayika Gaburiyeli yabwiye Daniyeli, dushobora kuvuga ko Daniyeli agomba kuba yaramaze iriya minsi asenga asaba gusobanukirwa
ya mayerekwa ateye ubwoba twabonye, twavuze haruguru, ya mayerekwa twabonye mu bice byabanjirije iki, cyangwa se andi mayerekwa wenda atarigeze yandikwa muri iki gitabo cya Daniyeli. Ayo mayerekwa kandi agombe kuba yari ateye ubwoba ku buryo ya- yakomozaga ku bintu bibabaje byagombaga kuzaba ku bwoko bwa Isirayeli mu myaka iri imbere, bituma biremerera Daniyeli cyane ku buryo yagombaga gufata umwanya wo kwibabaza yinginga Uwiteka ngo amusobanurire amaherezo y'ibyo bintu, y'iyo mibabaro. Niyo mpamvu yagumye muri ibyo, arasenga, aribabaza kugeza igihe igisubizo kimugereyeho. Ikindi kandi, aya magambo ya marayika Gaburiyeli, hari ikindi atwibutsa, ni uko abamarayika badashobora kubera ahantu hose icyarimwe. Bagomba gufata inzira bakajya aho Uwiteka abasabye kujya, bakajyayo gutabara, bakajyayo gutanga igisubizo, kandi nubwo bihuta cyane, muri urwo rugendo bashobora guhuriramo n'igisibya, nk'uko marayika Gaburiyeli yahuriye mu nzira na marayika mubi akamurwanya, ndetse bikaba byumvikana ko uwo mumarayika mubi wiswe ikinyabubasha cyo mu Buperesi cyari cyo mu rwego rwisumbuye kurusha urwego rwa marayika Gaburiyeli, kuko abamarayika bararutana mu nzego. Ari nayo mpamvu yagombye kwitabaza marayika Mikayire kugira ngo, kubera ko marayika Mikayire ni marayika w'intambara w'Uwiteka, kugira ngo aze amutabare. Uwiteka yabishaka yari guhita yohereza marayika Mikayire, mumbabarire. Uwiteka iyo abishaka yari guhita yohereza marayika Mikayire, marayika mukuru ushinzwe intambara z'Uwiteka, akabanza akavana icyo kinyabubasha cy'Ubuperesi mu nzira, maze Daniel agahita abona igisubizo cy'isengesho rye. Nyamara siko byagenze nk'uko twabibonye. Ibi bikaba bitwigisha ko hariho ubwo Uwiteka atinze igisubizo cy'isengesho ryacu ku bwende bwe, kugira ngo birusheho kudukomeza mu isengesho no gukomeza gushakisha mu maso h'Uwiteka. Twakwibaza tutese, ariko ubundi uwo Prince of Persia, icyo kinyabubasha, kinyabutware cy'Ubuperesi ni cyande, ni igiki? Iri jambo prince cyangwa umutware cyangwa igikomangoma muri Bibiliya ni ijambo rikoreshwa iyo bashaka kuvuga ikinyabubasha mu buryo bw'umwuka. Ubusanzwe aba ari umumarayika, nk'uko tubona marayika mukuru Mikayire nawe yitwa, muri Bibiliya dusoma ngo marayika Mikayire mukuru nawe one of the chief prince, niko tubisoma muri Bibiliya, umwe mu batware bakuru. Muri Daniyeli 9, wa wundi twabonye antikristo nawe yitwa prince. Baravuga ngo ubwoko bw'umutware uzaza, the people of the prince who is to come. Iki kinyabutware cyo mu Buperesi nk'uko bigaragara rero ni umumarayika urwanya Imana, ni umudayimoni. Biranashoboka ko ari Lusiferi ubwe wari wiyiziye, cyangwa kimwe mu byegera bye bishinzwe akarere k'Ubuperesi. Iyo tubitekerejeho dusobanukirwa ko hahoraho intambara mu isi y'umwuka, mu isi idukikije, ariko twebwe tutabonesha amaso y'umubiri, aho abamarayika ba Satani ari bo badayimoni bahora bashaka kuburizamo gahunda nziza Imana idufitiye. Rimwe na rimwe Uwiteka yemera ko izo ngaruka z'intambara zitugeraho kugira ngo bitwigishe, bituvane mu butesi cyangwa mu buryo bw'umwuka, ariko izindi ntambara nyinshi araziturinda ntitwigere tunamenya ko ziba zikiriho, ariko kubera ko nyine Uwiteka aba yahabaye akaziturinda. Twibutse ko ibi byabaye muri ya minsi ubwoko bwa Isirayeli bwari bumaze iminsi mike bwemerewe gusubira mu gihugu cyabo, bakajya kubaka urusengero rwabo no gusana inkuta z'i Yerusalemu zari zarasenyutse. Muri Ezira, mu gitabo cya Ezra ibice 4 ku murongo wa 4 turahasoma ngo, maze abantu bo mu gihugu batera Abayuda gucika intege, b'Abayuda bari barimo kubaka Yerusalemu, barasubiye bavuye Yerusalemu, batera Abayuda gucika intege mu iyubaka, barabarushya. Umurongo wa 5, bagurira bo guhimba inama zo kubabuza gusohoza ibyo bagambiriye, biba bityo igihe Kuro umwami w'Ubuperesi yamaze ku ngoma, bageza ku ngoma ya Dariyo umwami w'Ubuperesi. Tumaze gusoma ngo abaturage bo mu bihugu byegereye umurwa wa Yerusalemu bagerageje kurwanya ibikorwa by'Abayisirayeli, cya gihe bashakaga kubaka urusengero.
icyumvikana ni uko hari abadayimoni, abadayimoni bakomeye satani yari yohereje kugira ngo ateze abo bantu umutekano muke. Abayuda bari bamaze iminsi mike bitahukiye bavuye mu gihugu cyabo, noneho ibi rero byatumye bihuruza nanone abamarayika Gaburiyeli na Mikayeli kugira ngo baneshe imigambi mbisha y'abo baturanyi babi bari barabaye ibikoresho bya satani kugira ngo barwanye ubwoko bw'Imana. Duhereye rero ku murongo wa 14 noneho aho marayika Gaburiyeli atangira akavuga ikimugenza, yaravuze ati, yabwiye Daniyeli, none rero nuko, umurongo wa 14, nuko nzanywe no kugusobanurira ibizaba ku bwoko bwawe mu minsi y'imperuka, kuko ibyo weretswe byerekeye iyo minsi. Amaze kumbwira ayo magambo, ni Daniyeli ukomeza, nshirika umutwe ndumirwa, nuko haza usa n'umuntu ankora ku munwa, mpera ko mbumburanwa akanwa kanjye ndavuga, mbwira uwarampagaze imbere nti, databuja, iyo neretswe ko byatumye imibabaro yanjye ingarukamo nkabura intege, mbese nkanjye umugaragu wawe nabasha nte kuvugana na databuja? Dore nta gateke ngifite n'akuka kanshizemo. Nuko wa wundi usa n'umuntu arongera ankoraho, arankomeza, arambwira ati, yewe mugabo ukundwa cyane, witinya, amahoro abe muri wowe, komera, koko komera. Akimvugisha, imbaraga zanjye ziriyongera, ndamubwira nti, databuja, wampaye imbaraga, none gira icyo umbwira. Reka nongere mbibutse bene data ko icyo gisa n'ihahamuka Daniyeli yagize byatewe n'iyerekwa ryerekeranye n'ibintu biteye ubwoba bizaba kuri Isirayeli mu gihe cya ya myaka igize bya bihe twakomeje kuvuga byitwa ko ari ibihe by'abanyamahanga. Daniyeli ahangayikishwa n'icyo gihano kirekire cyane ubwoko bwe bugiye kugumamo, igihugu Uwiteka yabasezeranije kigakomeza kuvogerwa n'amahanga yo mu isi, kubera ko Isirayeli yaziraga ko yari yararenze ku masezerano yagiranye n'Uwiteka. Kugabanuka kwa Daniyeli yagize kugeza ubwo atabasha no kubumbura umunwa we, byagombye natwe kutubera ikimenyetso gikomeye cy'ububi bw'amahano azagwira Isirayeli n'amahanga yose mu myaka izakurikira ibi bihe turimo byiswe ibihe by'abanyamahanga, imyaka izabimburira ukugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Marayika amaze gukora kuri Daniyeli akamusubizamo agatege ko kubasha kumva no kuvuga, Daniyeli noneho yabonye kwatura, abwira marayika ati, ubu noneho maze guhembuka, mbwira, nguteze amatwi. Naho tubona ku murongo wa 20, nuko arambaza ati, ese uzi icyatumye nza kukureba? Kandi rero mu mwanya ngomba gusubira kurwanya ikinyabutware cyo mu Buperesi, kandi nimara kugenda ikinyabutware cyo mu Bugereki kizahita kiza. Ni njye njyenyine urwana nabyo, uretse Mikayeli umutware wanyu niwe untabara, ariko icyanzanye ni ukugira ngo nkumenyeshe ibyanditswe mu gitabo cy'ukuri. Aya magambo yo mu mirongo ya 20 na 21 y'ibice 10 tugomba kuyasoma tuzirikana amagambo Gaburiyeli yari yavuze mbere, abwira Daniyeli ko yamaze ibyumweru 3 arwana n'ikinyabubasha cy'Ubuperesi cyamubujije kumugezaho ubutumwa Uwiteka yari yamugeneye. Asa nkaho yamubwiye ati, urwo rugamba ndwana na n'ubu ruracyakomeza, ariko kubera importance, kubera agaciro k'ubutumwa nkuzaniye, byabaye ngombwa ko mba mpagaritse urwo rugamba kugira ngo nkugereho, kugira ngo nguhe message cyangwa ihishurirwa ryihutirwa. Ariko nyuma y'iyi message, uwo ni marayika uri kubwira Daniyeli, ngomba guhita nsubira kurwanya cya kinyabutware cyo mu Buperesi, kandi ntabwo ari urwo rugamba rwonyine ngomba kurwana n'icyo kinyabutware cyo mu Buperesi mfite gusa, hari undi mwanzi nawe wazuye umugara, icyo ni ikinyabubasha cyo mu Bugiriki. Ubu nimva hano ndahita njya gufatanya na marayika Mikayeli kukirwanya. Ndibaza ko Daniyeli yari aho yari ari, yavuze ati, mbega urugamba, burya bwose intambara ikomeye bigezaho. Ariko ku rundi ruhande agashima Imana mu mutima we ko afite abamarayika barwana urugamba mu cyimbo cye. Bene data, ni ibintu byo kwishimira cyane ko urugamba twagombye kurwana
uwiteka aruturwanirira akoresheje abamarayika be. Ariko ikiruta byose ni uko tuzi ko urugamba rukomeye rwari rugamije kuturimbura tugasigara turi heruheru tukazisanga muri gihenomu. Kristo umwami wacu yarangije kururwana ararutsinda. Ubu twicaye nk'ibikomangoma dutegereje umunsi Kristo azaza gukora icyo nakwita irangiza rubanza, kuko urubanza yararutsinze ariko turacyari muri iyi si. Agomba kuzaza urubanza rugasozwa tukinjira mu byo Kristo yatsindiye, tukimana nawe ingoma ye yatsindiye ubuziraherezo. Marayika Gaburiyeli rero yashakaga kubwira Daniyeli ati ukuntu ubutumwa nkuzaniye bufite agaciro gakomeye, kugeza ubwo naretse urugamba rukomeye nari ndiho ndwana mu Buperesi, nkaza kukureba nzanywe no kuguha ibisobanuro by'ihishurirwa wahawe. Kandi ibisobanuro birakomeye ku buryo ugomba kubyandika mu byo marayika yise igitabo cy'ukuri. Mu gusoza iki gice cya 10 cy'igitabo cya Daniyeli rero ndagira ngo bene data, ndagira ngo muzirikane aya magambo. Muri iyi si yacu hari intambara ikomeye ibera mu buryo bw'umwuka, mu isi y'umwuka, aho Satani n'ibinyabutegetsi n'ibinyabubasha n'ibinyabutware bye bihora bishaka kutuvana mu nzira y'agakiza, bigambiriye kudutera kwiheba no gucika intege. Ariko ntiduhange amaso, ntitubangurire amatwi y'iyo ntambara, ahubwo reka tujye dutumbira Kristo umwami wanesheje, dutege amatwi ijwi rye ritubwira riti muhumure kuko muri abatoni banjye, muri iyi si muzahura n'ibibagora, muzahora muhura n'ibibagora, ariko ntimutinye kuko uru rugamba murwana, ntidutinye kuko uru rugamba turwana tugomba kururekera Kristo akaba ari ururwana, kuko twebwe ku bwacu nk'abanyamubiri, nk'abantu bambaye umubiri, dushatse kurwanisha umubiri, Satani yatugira umuhigo. Murakoze bene data, reka twumve akaririmbo kagiye gukurikiraho, hanyuma dusenge dusoze iki gice cya 10 dukurikiza kuho igice cya 11 aricyo kizakurikiraho ubutaha. Azaba
shimwa ushyirwe hejuru uwiteka nyiringabo, shimwa ushyirwe hejuru Yesu Kristo mwami wacu, wowe waduhaye ibyiringiro bizima, utubwira ko uwakwiringiye nta n'umwe uzakorwa n'isoni. Tuzanezerwa cyane mu ijuru mwami, turi kumwe nawe, kubera ko watuguze amaraso y'igiciro kinini, atari ku bwacu ko tuzakubona, ahubwo kuko washatse ko uwakwiringiye wese azakubona, ibyaha byacu bigatwikirwa n'amaraso watuviriye ku musaraba i Karuvari. Shimwa Mana kubwo kwandikisha ijambo ryawe ritubwira uko wabanye n'abatubanjirije, ko wabahaye kuba intwari mwami, ko wabahaye kugira ubushizi bw'amanga, ukabagenderera, ukabaha kutugezaho uko ibyo wakoze mu bihe bya kera na n'ubu ukibikora. Ushimwe Mana. Duhagarikiye iri jambo hano uyu munsi, ariko mwami utubashije kuzakomeza no mu bindi bitabo, ibyanditswe n'umwuka wawe wera, ibyahumetswe no gushaka kwawe. Ushimwe mwami Yesu Kristo, ushimwe Mana ikomeye, icyubahiro cyose kikugarukire none n'iteka ryose, mu izina ryawe ryera, amen. Mukiza, numvise ijwi ryawe ry'imbabazi, rimpamagara ngo nozwe n'amaraso yawe. Nditabye Yesu, ndaje Mukiza, amaraso wavuye anyoza ntunganye. Nditabye Yesu, ndaje Mukiza,